Shize mu modoka ye turagiye beno bamukoze Imana ngo urabyizeye kuko ndibusinze ko wahuye na Yesu urasinzira uyu munsi wa none biragaruka ibitotsi byawe gusa umwizere ntukongere kumuvanga n'ibindi bintu mbere ya byose ko soko urabanza wegeranye ibiheko byose abapfumu ibirozi baguhaye ubizane tubanze tubitwike hanyuma tweze inzu yawe dukuremo imicafu y'ibirozi by'abapfumu n'ibindi byose twimika umwami Yesu umwuka w'Imana ari uganza inzu yawe arabyemera birakorwa ibitotsi yari yarabuze icyo bihe byose mpavuye ndataha mu gatondo nsanga yampamagaye kane ntiryamye ngo mbyuke ndamuhamagara ati bite ati sawa turabizi bisa atuzi ko nijoro no kurya ntariye byagenze gute ibitotsi byafashe batarashira ku meza mbangiye ku gitanda kwirambika navuyeho saa 2 bukeye none wasinziriye iby'amezi yose warumaze byose byagarutse ufite amahoro urumva byaje ati byaje umugabo kuva uwo munsi aravuga ati menya haba imbaraga kuruta ahandi kumbe nari narayobye dore icyabatangaza Mana yanjye umwe we nguwo naramusengera ambwira ati umupfumu wa mbere nagiyeho namuhaye miliyoni uyu nundi mvuze we yigiye mu Busuwisi yakoraga muri Banque Mondiale kugeza ubwo ategwa n'ibintu yaba ari muri computer yandika akumva amajo mubwira ibindi yandika akandika ibidahuye n'ibyo ariko yandika mu kazi kugeza ubwo Banque Mondiale bose babona ibyabaye ariko akaba ari umuhanga Banque Mondiale yose iramuzi babura uko babigenza bakamuha konji bakongera iya kabiri yabatwaye imodoka ijwi rikamubwira ngo uragonze agahita abona ikintu kitambitse imbere ye agakata yakata akagonga umusozi cyangwa akagonga amapoto naho mu muhanda ntacyari gihari ariko yabona akabona ikintu gihagaze akagonga nawe ibitotsi birashira noneho batugiye gusengana arambwira turabizi mbwira amafaranga nguha ku mupfumu wa mbere namuhaye miliyoni wa kabiri namuhaye 400